we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. Mu gihe isi igenda irushaho kuba iy'ikoranabuhanga, smartphone yabaye igikoresho cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Uko ikoreshwa bikomeje kwiyongera cyane. Mu mwaka wa 2025 ari uyu nguyu turimo, abagera kuri 60% by'abatuye isi bafite smartphone. Mu Rwanda, raporo ya Data Report yakozwe muri uyu mwaka wa 2025 igaragaza ko hafi ya 34% by'abaturage bakoresha internet, kandi hafi ya bose bayigeraho binyuze kuri smartphone. Nubwo smartphone ifite ibyiza byinshi mu itumanaho, mu burezi, mu bucuruzi, mu mibereho, ifite n'ingaruka mbi nyinshi ku buzima bw'abantu, cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, umubiri, imibanire, umutekano ndetse n'imikoreshereze y'umwanya. Ibi nibyo byahise bitujyana ku kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe ibintu 5 smartphone zishobora kwangiza mu gihe umuntu atabyitwararitsemo neza, akamenya uburyo abitwara. Murakaza neza kuri Neo Real Talk, aho dukusanya ukuri tukaganira ku buzima bwa buri munsi, imibereho n'ibibazo bishobora kuduca intege. Hano ntabwo tuvuga amagambo gusa, ahubwo tugerageza gusobanura, kwigisha no kugaragaza ukuri ku ngingo z'ingenzi zirebana n'urubyiruko, imibanire, ikoranabuhanga, imico n'ibindi byegeranyo bifite umumaro. Niba ushaka inyigisho zifite isomo, ibisobanuro bifatika n'amakuru y'ingirakamaro, ujye utandukana n'ibihuha, maze ujyane natwe muri uru rugendo rwo kumenya ukuri no guhindura imibereho. Subscribe uyu munsi kandi ujyane n'inshuti zawe kugira ngo dutangire Real Talk, Real Reasons, Real Life. Ndabashimiye cyane. Buriya smartphone zishobora kugira ingaruka mbi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Icyo nicyo cya mbere. Smartphone zishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwo mu mutwe. Icya mbere, gukoresha smartphone buri gihe bishobora gutera umuhangayiko, agahinda no kwigunga. Abantu benshi barazimenyereye ku buryo batabasha kuzishyira kure iminota mikeya gusa. Kureba ibyo abandi bashyira ku mbuga nkoranyambaga bituma benshi bagira irari ndetse n'ishyari, bikabatera kumva ubuzima bwabo nta gaciro bufite. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu bakoresha smartphone cyane bagira ubushobozi buke bwo kuba bakwikunda, ndetse kandi bashobora kuba bagira n'ubushobozi buke mu kwibuka ibyo banyuzemo n'ibyo bahuye nabyo. Ingingo ya kabiri, cyangwa se ikintu cya kabiri, ingaruka ya kabiri ishobora guterwa no gukoresha smartphone mu buryo bubi cyangwa se igihe kirekire cyane, bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umubiri, umubiri usanzwe physical. Urwego rw'ubuzima rugaragaza ko kureba ecran igihe kirekire bitera kurwara amaso n'umunaniro mu bwonko. Urumuri rwa blue light ntirutuma uruhuka neza, bigatuma uburwayi bwo kubura ibitotsi bwiyongera. Kandi uburyo abantu bicara cyangwa bafata telefone igihe kirekire butera ububabare mu ijosi, umugongo no mu ntoki. Icya gatatu ku mikorere ndetse n'umusaruro. Telefone ishobora kugira ingaruka mbi ku mikorere yawe ndetse n'umusaruro umuntu agenda ageraho. Telefone ziduha ibyishimo by'ako kanya, ariko zidutwara igihe kinini. Abanyeshuri batakaza amasaha menshi kuri TikTok, YouTube na WhatsApp aho kwiga. Abakozi nabo batakaza umusaruro kuko buri kanya bareba notification bohererejwe. Ibyo byose bituma umwanya n'umusaruro bigabanuka. Igice cya kane telefone zishobora kutugiraho ingaruka mu buryo bubi ni ku mubano n'abandi. Umubano n'abandi, ubu abantu benshi bicara hamwe ariko buri wese akareba kuri ecran ye, akaba yifitiye telefone ye yibereye mu bye. Imibanire isanzwe irimo kugabanuka, abantu ntibagishobora kuganira imbona nkubone. Hari n'abatakariza abandi icyizere bitewe n'ibyo babona ku mbuga nkoranyambaga. Smartphone rero zatangiye gutandukanya abantu aho kubahuza. Abantu aho kubahuza. Icya gatanu, ku mutekano w'amakuru. Umutekano w'amakuru umuntu aba yifiteho cyangwa se abantu baba bamufiteho, cyangwa se ku mutekano w'amakuru yawe, privacy yawe bwite. Gukoresha smartphone nabi bishobora gutuma amakuru yawe yibwa,
abatekamutwe bagakoresha imbuga zifite amanyanga bakawukuramo amafaranga cyangwa se amakuru yihariye. Hari n'abakwirakwiza amafoto cyangwa amashusho y'urukozasoni bikangiza izina ry'umuntu runaka. Uko ikoreshwa ryiyongera ni nako ibyaha by'ikoranabuhanga aribyo twita cybercrime ni nako nabyo byiyongera. Ikindi cya gatandatu twavugaho ni ku bijyanye n'ubukungu ndetse n'imibereho. Ku bukungu n'imibereho, abantu benshi bagura telefoni zihenze batabanje gutekereza ku gaciro kazo. Hari n'abatakaza amafaranga menshi ku kugura bundles, imikino cyangwa se ibintu bitagira umumaro. Ibi byose bigira ingaruka ku bukungu bw'umuntu n'ubw'igihugu muri rusange. Kandi telefoni nanone uri kumva ko hano batubwiye ko telefoni zishobora kugira, ugasanga umuntu arashaka kugura telefoni ihenze, telefoni imeze gute, ariko mu by'ukuri agaciro k'ibyo agiye kuyikoresha katanahari, nta n'ikintu agiye kuyikoresha gifatika ku buryo wavuga ngo ya mafaranga yayisohoye hazongera agaruke. Ibyo ngibyo bigahita bigira ingaruka ku bukungu bwe ndetse no ku bw'igihugu muri rusange. Ikindi cya karindwi bavuzeho hari imibanire n'ubushakashatsi. Imibanire n'ubushakashatsi, ubu ngubu tuvugana isi yose nk'uko twari twabivuze haruguru, ubu mu isi yose 60% by'abatuye isi bafite smartphone. Muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ni hafi 45%. Mu Rwanda raporo ya data report nk'uko twabibonye haruguru igaragaza ko 34% by'abaturage bakoresha internet, kandi hafi ya bose bayigeraho binyuze muri smartphone. Ibi bigaragaza uburyo ikoreshwa rya smartphone rikomeje kwiyongera buri munsi. Smartphone rero buriya, as a conclusion, smartphone ni igikoresho cyiza cyane iyo gikoreshejwe mu buryo bufite intego, ariko iyo gikoreshejwe nabi gituma umuntu atakaza igihe, ubuzima bwe bugahungabana n'imibanire ye igahungabana. Ni ngombwa gufata umwanya wo kuruhuka, kuganira n'abantu, gukoresha imbuga nkoranyambaga mu nyungu nziza atari inyungu mbi. Tekinoloji ni nziza ariko igomba kugenzurwa, niba ari iyo kudutegeka ahubwo twebwe tukaberaho kugitegeka. Buriya rero hari inama tugirwa n'abahanga mu bintu bijyanye no gukoresha smartphone cyangwa se gukoresha zino telefoni zacu ngendanwa. Tugira inama ya mbere, batugira inama ko dukwiriye gushyiraho igihe ntarengwa cyo gukoresha smartphone buri munsi. Akaba ari igihe runaka, kandi si n'ibyo ngibyo ahubwo hari uburyo we biramutse bikugora, hari uburyo ushyira muri telefone yawe. Wamara kubushyira muri telefone yawe, niba ari application runaka, wenda YouTube niba warayisetinze kuzajya uyikoresha amasaha 2 ku munsi cyangwa se isaha 1, ku buryo ya saha 1 nishira uri kuri iyo YouTube, iyo ihita shutdown, kubwira ko igihe cyayo cyageze ikifunga. Ubwo buryo mubaye mutabuzi, twabereka ukuntu babikoresha muri telefone zanyu kugira ngo ujye umenya igihe ntarengwa cyo gukoresha kuri telefone yawe, ntuyiteye igihe kirekire cyane kugira ngo ube wajya no gukora ibindi bitandukanye. Inama ya kabiri abaganga batugira ni ukwirinda gukoresha telefone mbere yo kuryama. Buriya rumuri rwa blue light rwangiza cyane ibintu bijyanye n'amaso, kandi rukaba rwakwangiza n'ubwonko mu buryo bwa kiganga tutabasha kwinjiramo none ngo dusobanure. Ubwo rero birakwiriye ko ukwiriye kwirinda gukoresha telefone mbere yo kuryama. Niba ari igihe cyo kuryama, telefone ukayishyira kure yawe ukaryama kugira ngo uruhuke neza. Icya gatatu abaganga batugiraho inama ni ukugabanya igihe dukoresha turi ku mbuga nkoranyambaga. Igihe dukoresha turi ku mbuga nkoranyambaga, igihe ukoresha uri kuri WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, ni nyinshi cyane imbuga nkoranyambaga, ukwiriye kukigabanya ukakiminimiza, ukagigira gito cyane, kubera ko buri imbuga nkoranyambaga zishobora kugira ibintu byinshi cyane zica mu mitekerereze y'umuntu bitewe n'ibyo yarebye. Indi nama batugira twasorezaho hari ugukoresha telefone mu bikorwa bifite inyungu. Telefone twayikoresha mu bikorwa bifite inyungu, aho twavugamo nko kwiga, gukora ubushakashatsi ku bintu runaka, kumenya amakuru y'ukuri ndetse n'ibindi bitandukanye. Atari gukoresha telefone mu buryo buzaturangaza, mu buryo bwo kujya mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Rero izi nama turamutse tuzitayeho kandi tukazikurikiza, bishobora byibura kudufasha kumenya uburyo twakoresha amafone zacu neza, ntizigire ibyo zangiza, ahubwo ntizituyobore, ahubwo twebwe tukaziyobora. Murakoze cyane rero, murakoze kureba iyi video, ntimucikwe n'izindi video nk'izi ngizi zinyura kuri uru rubuga.
don't forget to subscribe, like and share kugira ngo n'abandi bibagereho, bibagirire umumaro, byumve hanga n'abandi bibagirire umumaro. Kandi tuzakomeza kubana mu biganiro byinshi bitandukanye, ibyegeranyo n'ibindi bitandukanye muri rusange. Ndabashimiye rero. Ciao, see you next time.